Vuga ngo ababaza bagushaho imvura y'imitego n'umuyaga n'amazuku kuko uwo ni wo mugabane uzashyirwa mu gikombe cyabo. Tunyarukiye muri Luka 4:45 haravuga ngo hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mwene data unteze amatwi aka kanya niba wize erega buriya Imana yakwemeje, erega buriya akwemereza aho utuye, akakwemereza muri karitsiye bagasigara basiganuza aho wabereye umudonesi. Imana ije kugutabara no kukurengera. Kipenzi cha roho yangu ya kutamani sana. Tundare manufanya Mungu kuwa bora rafiki yangu. Nta musana kuri kasani hanyuki. Harufu yako ya bitamanuka tutalaina kuwa bora Yesu kuwa yasemani. Reka nkubwire we wa mushonzi we, gusonza kwawe ntago ari impanuka. Reka nkubwire we wabuze urubyaro, senga ubudasiba, hagararamo neza. Imana ije kuguha urubyaro, akira insinzi itsinda ubugumba, uzabyara abana bose wifuza. Imana yatabaye Moridekayi imukura ku irembo ibwami, imuha ijambo mu nteko ibwami. Imana itabara umubyeyi Sara, imuha Isaka yaramaje kwiheba. Nawe ije kugutabara no kukurengera. Yesu yahuye n'akarengane, mbega ngo arakubitwa inkoni, agafatwa n'abatambyi mu mwanya wa polisi. Mbega akarengane gufatwa n'abatambyi batatu kandi baragombaga kuba 23. Yakatiwe urubanza ataratsindwa n'urubanza, acirwa urwo gupfa ataratsindwa n'urubanza. Ariko yashaka yari kuvuga rimwe ijambo rye rikamukiza, yashaka yari kongera akavuga ingabo zikamanukira rimwe. Umugabo Yesu yahageze, ahahagaze nabaye nkihagera numva umutima urandiye, numva gize ubwoba, mba ndatangiye ndarira. Nkarira mubwira nti ariko Yesu ninjye washimye ko inzoga, ese umvuye ku nzoga abandi kuyisene byinshi mu buzima. Ibyo byose uvuze uramutse utabibonye Imana wayireka? Ntago nayireka, nakomeza nkasenga cyane. Niba ibyo uvuze ari byo wifuza kuri yo bikaba bitabonetse, witeguye se gukomeza ugahagararaho wari uri? Nkahagararaho narindeye. Donc aho ngaho uri ukakomeza ukavuga ati ndahagarara ndahatinda kubera ko nkeneye ko Imana ibana nanjye. Bakuraho ubu ubona ko inzoga ari ngibereye, kuki mpora nkumanika? Ese Mana umpaye agakiza ntibyambera? Ntimbabarire rya none ninongera kunywa inzoga Yesu uzanyice. Ngirana nawe indahiro ntyo, ubwo naratashye njya mu rugo ndaryamye. Burakeye singiye kunywa, ku wundi munsi abapampi barampamagaye nanga kujyayo. Kwa gatatu mva akatima karanze, ndongera nsubirayo. Mvuye nsanga Yesu hahantu none arahari, aho niho yari yarantegeye. Avuga niko ejo bundi narahiye none nkaba Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tubasuhuze mwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi cyangwa se muri hano mu gihugu mwe imbere, tubifuriza umugisha w'Imana, tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mugire ubuzima bwuzuye, holistic of the life, no kuvuga kugira ubuzima nyine bubereye kandi bukwiriye kandi bwuzuye. Wowe utwumva urwaye cyangwa se ufite ikibazo kitari kimwe kubera impamvu zimwe nyine zikunze kuba zigoye abantu mu buzima bwa buri munsi, turakwifuriza kugira ngo ukomeze wihangane, ukomere, ejo hawe ni heza. Ntabwo ibyo uri gucamo none ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, urugendo ruracyakomeza n'umugambi w'Imana uracyakomeje kuri weho. Ndagira ngo rero twakire mushiki wacu muri kubona hano imbere, ni umuntu ufite impano nyinshi, agira umuvugo wo kuvugira Imana, afite ibintu byinshi yavuga ku Mana. Ariko mbere na mbere yuko twakwinjira muri ibyo, ndagira ngo abanze atangire abibwire. Ariko wowe nanone ubonye iki kiganiro bwa mbere, wakora subscribe, ugakora na comment, kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora.
ni Cyprien Hakizimana kuri mikoro, mukomeze mugubwe neza. Mwitwa bande mwebwe? Murakoze. Nitwa Akimana Hadrafine. Nkaba ntuye mu murenge wa Jabana, akagari ka Ngigi. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Nkaba ifite ahantu Imana yankuye n'aho ingejeje. Nkaba narahisemo ko ubuzima bwanjye bwose ngomba gukorera Imana. Nkaba ndi umuhanzi w'imivugo. Nkaba ari umuhanzi w'umuvugo. Watangiye gukorana n'Imana ryari? Ntangiye gukorana n'Imana nta gihe kinini giciyeho. Hashize nk'amezi 8. Amezi 8. Wabwiwe n'iki kuri umukozi w'Imana? Buriya kubimenya ibikorwa nibyo bikuranga kuri umukozi w'Imana cyangwa utari umukozi w'Imana. Ariko ababikora bose ntibisobanuye ko abaye abakozi b'Imana. Kuba ugiye ugakubura mu muhanda, kuba weguye igiti cy'amashanyarazi ntibisobanura ko uri umukozi wa leta. Yego. Hari igihe ushobora kubikora ari nk'uburyo bw'ubutabazi, ariko atari ibintu byawe bikurimo. Njye rero mbikora nk'ibintu by'umwuga, kuko natangiye njye niga primaire mu mwaka wa 4, mpimba imivugo, ibintu bijyanye na jenoside, ku kigo nkabo wa mbere, ngenda nkomeza ngeze aho ndabireka. Nyuma muri 2013 nibwo nongeye ndavuga ariko ko nari mfite impano nkaba narayiryamishije, wakongera nkagerageza amahirwe kundi yagira naho igera. Mpimba umuvugo wa leta ujyanye na politike kuri kongere y'abadamu. Umuvugo nguvuze urakundwa cyane, abantu barawukunda, abayobozi barawukunda, numva binyongereye imbaraga. Ngo narakomeje nkajya nkorana na leta, habaye ikirori bakantumaho nkagenda nkabavugira umuvugo, bitewe n'icyabaga kigezeho, wenda ikirori cyabaye nyirizina icyo ari cyo, insanganyamatsiko. Nyuma nibwo naje gufata agakiza, njya gusenga ndakizwa. Ndangije ndavuga ariko niba mvugira umuntu nkamutaka akanezerwa, kuki Imana yo ntayivugira umuvugo? Iyo iri mu ijuru nyimuvuge ntibyayinezeza. Ntangira gutyo guhimba imivugo y'Imana, gusohora mu itorero, mbona abakristo barawukunze. Ubwo nyine ndakomeza nza guhura na mwene data Karabo k'Imana, abonye impano yanjye arambwira ati impano yawe ntabwo nshaka igarukira, ntagufasha ikabasha kumenyekana. Ati bigumye aha mu rusengero nyine byaguma hari, kugomba no kumenyekana n'ahandi. Uko nageze aha ngaha. Uba wisanze ku irembo ryera. Twebwe rero ku irembo ryera abantu bakunda umuntu uvuga Imana neza, kuko abenshi badukurikira barayizera, n'udukurikira utari wayizera nawe arashaka kuyizera. Kuki ushaka gutaka Imana? Urayitaka ku ubwizi bwifitiye? Mpamvu ushaka gutaka Imana, ndayitaka kuko ibikwiye. Iyo ndebye ahantu Imana yankuye, aho yamvanye naho ubu aka kanya nyicaje, nta n'impamvu yatuma ntayitaka, kuko Imana iri hejuru ya byose, Imana niyo igenga byose. Yewe ubuse Imana, ubwo udatatse Imana wataka iki koko? Kure kungana iki Imana yakuvanye? Nari mu isayo y'ibyaha. Njyewe ubwanjye nabyirutse ntabona papa, mbona ndi kumwe na mama. Mama aza gukora ikosa ryo kumpisha aho muvuka, ariko baca umugani ngo umwana ukuze ntabiberwa iwabo. Naje gukura nza kumenya amateka yanjye y'ubuzima bwanjye, menya ko aho yanjyanye atariho iwacu, nanabimubajije arabyemera. Ariko muri uko kubyemera ambwira n'impamvu zatumye ansindira ahandi ntangaragaze muri famiye yanjye. Ubwo ibyo narabyakiye nyine ndatuza, kuko nta kindi nagombaga kubihinduraho.
mama yaje gushaka undi mugabo antaha nayo, umugabo ambera umubyeyi pe, arandera. Igihe kiza kugera nibwo nanjye baje kuntera inda, cyaye n'umwana wanjye, uwo mugabo aramukunda cyane, nawe amushyira mube, aturera twembi. cyangwa niyo uwo mugabo wa mama wawe niwe waguteye iyo nda? Oya, ntabwo ari we, ntabwo ari we rwose, ntamubeshyeye. Ubwo tubanye gutyo, igihe kije kugera, nibwo naje gufata agakiza, nyuma nyine mbona ko ibyo ndimo nta cyerekezo. Ubwo wari indaya se? Sinari indaya, ariko ibyaha narabikoraga. Nari umusinzi, icyo ni icya mbere. Wari umusinzi? Kandi buriya iyo wanyweye inzoga ugasinda, n'ubusambanyi ntabwo bushobora kubura. Ubwo rero umunsi umwe ntazibagirwa njya guhura na Yesu, yantangiriye mu nzira. Njye naragendaga nkanywa, nanywaga mitsingi, sinanywaga inzoga ibonetse yose. Nkanywa saa 4 zikangereraho z'ijoro, nti n'ubundi reka ninywere nta myaka 100, tikanirira isi nkiriho, isi nzayirya maze gupfa. Rimwe nza gutaha saa 5 z'ijoro, ngeze haruguru y'urugo ku gishyitsi cyari gihari cy'intusi, nasanze umugabo Yesu yahageze. Ahahagaze nabaye nkihagera, numva umutima urandiye, numva ngize ubwoba, mba ndatangiye ndarira. Nkarira mubwira nti ariko Yesu, ninjye washimye ko nywa inzoga? Ese ubu mvuye ku nzoga abandi kuyibakuraho, ubu ubona ko inzoga ari njye ibereye? Kuki mpora nkumanika? Ese Mana umpaye agakiza ntibyambera? Ntimbabarire rya none, ninongera kunywa inzoga Yesu uzanyice. Ngirana nawe indahiro ntyo. Ubwo naratashye njya mu rugo ndaryamye, burakeye singiye kunywa. Ku wundi munsi abapampi barampamagaye, nanga kujyayo. Kwa gatatu mva akatima karanze, ndongera nsubirayo. Mvuyeyo nsanga Yesu hahantu nanone arahari, aho niho yari yarantegeye. Ndavuga nti ko ejo bundi narahiye, none nkaba nongeye. Ndongera ndikurenga ndarira, ndangije ndatangira mu rugo ndaryama. Yesu yanze kunyica, ariko ankorera akantu gatuma nyine mwemera. Buriya aho kugira ngo Imana iguhombe, ishobora kukubabaza mu bundi buryo, ariko ntikwice. Yanteje uburwayi mu nda, ndagenda ndwara mu nda haranzengereza, njya kwa muganga babura uburwayi, njya mu Kinyarwanda. Aho ngiye hose bakampa imiti, nkanywa nawe imiti ntazi n'umubare wayo. Udufaranga nari mfite tugira aho tunshiraho, njya mu bavuzi batandukanye, aho gukira ahubwo nkarushaho kuremba. Ubwo rimwe nibwo haje mu rugo umukozi w'Imana, abaransengeye, akinsengera, Imana ibimweretse ikibazo mfite cyo mu nda. Imana niyo yanyivuriye, yambwiye ko ngomba kureka inzoga. Nibuka ko byari mu masezerano yanjye na Yesu. Nahise ndeka inzoga, guhera uwo munsi mu nda numva harakize. Satani buragira amanyanga menshi ajya anyanganyamo abantu. Yarambwiye ati reka kunywa inzoga, jya winywera kambuca. Kambuca nta kitwaye ni tangawizi. Narayinyweye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu noneho mu nda numva harakikembutse nk'intozi zirimo gutondagiramo. Mama ati wa mukobwa we waretse inzoga, iyi si Imana irimo kugukura ku nzoga. Kandi ayihoreye, birambwiye noneho Satani ati jya unywa icyuma. Icyuma buriya kivura inzoka mibe. Icyuma ndakinyweye, numva ntacyo kintwaye, ngeze aho nabwo naraye nshinyitse amenyo. Ndavuze nti kwaheri ku cyitwa ikintu gihiye cyose, nzajya nywa amazi nk'umutobe. Mpita nsezera gutyo ku nzoga, mpita mfata inzira y'agakiza njya gusenga. Naganye mu itorero ryari twegereye bita Holiness Volte Church. Ndagenda nkigerayo mba mpuye n'Imana, Imana nahuye nayo uwo munsi. Ibi bitangiye kumpa amasezerano bwa mbere, sinahinze iby'amasezerano. Nuko rero ubugize gutya, urihannye kubera ko kambuca wari ubonye nayo imeze nk'uko nguko. Nayo yanteraga ikibazo.
wihannye se wagiye mu rusengero aho muri Holiness umeze nk'uri guhunga? nagiye muri Holiness maje gufata umwanzuro yuko ibibi ngiye kubisohokamo nkinjira munsi y'Imana, kuko numvaga ko ariho nabonera amakiriro. Nyirutse mu by'isi byinshi mbona ntacyo bimariye. Wirutse mu by'isi wagize uti nkihagera Imana impa amasezerano. Yaguhaye nk'ayahe masezerano? Imana yampaye amasezerano imbwira ko igiye kumpuza n'umuntu w'umumaro, intandukanyije n'inshuti mbi. Irongera impa amasezerano imbwira ko Imana igiye kunkorera imirimo n'ibitangaza, babyemera batabyemera Imana igiye kunyemeza muri karitsiye. Impa amasezerano menshi y'ibyiza. Muri ayo ayasohoyemo nangahe? Ayasohoye irya mbere ni iri, ngeze mu itangazamakuru kandi nta cyizere nari nifitiye ko nzahagera. Nta n'inzira wabonaga wari kuzacamo. Hanyuma mu bintu wakoze byakubabaje kurenza ibindi wumva uhora wicuza, ni nk'ayahe makosa wakoze? Ubusinzi kuko ndabwicuza cyane. Ubusambanyi nibyo byaha nicuza imbere y'Imana cyane. Kubera icyo ubyicuza? Impamvu mbyicuza ni uko mbona hari ingaruka wenda zagiye zingaruka bitewe n'ibyo byaha nakoze. Iyo ntaza kubikora ushobora kuba wabona ari kuba ndi umuntu umeze neza, ubayeho neza, ndi ahandi hantu, ubu aka kanya ntakagombye kuba ndi aha ngaha. Kuba umusinzi no gusambana byakwiciye ubuzima mu ruhe rwego? Byatumye mbyara ntabiteganyije. Icyo ni icya mbere, ni nacyo nyamukuru. Nicyo wicuza. None ntuba ufite ubwoba ko nk'ubu ngubu uvuze gutya umwana wawe nakura kumva ko wamubyaye utabiteganyije azagira umubabaro se? Oya, nta mubabaro agomba kugira. Icya mbere ngomba kubanza nkamutegura, nkamwigisha, nkamuha impanuro nawe kugira ngo ejo atazagwa mu mutego nk'uwo naguye. Ni umukobwa n'umuhungu? Umukobwa. Hanyuma ko wumva ikibazo cy'ibanyu ari karande, witeguye ute guhangana na karande? Karande? Kuko ikibazo ufite ari icya mama wawe, ari uko yakubyaye nawe uko wabyaye, biragaragara ko ari ishene. Ni gute ufite ingamba ki zo guca imigozi ya karande? Njyewe ku ruhare rwanjye ntabwo nabyifashisha ntafashijwemo n'Imana. Njyewe ni ukujya ku mavi nkasenga, ibyanjye nkabiharira Imana, akaba ariyo yinjira mu byanjye. Umaze kwizera Yesu wumva witeze nk'iki? Witeze iki Imana izakora kuri wewe? Imana nyitezeho ibintu byinshi. Imana nyitezeho yuko izampa ubuzima bwiza. Imana nyitezeho yuko izampesha icyubahiro. Ni byinshi mu buzima. Ibyo byose uvuze uramutse utabibonye Imana wayireka? Ntabwo nayireka. Nakomeza nkasenga cyane. Niba ibyo uvuze ari byo wifuza kuri yo bikaba bitabonetse, witeguye se gukomeza ugahagarara aho wari uri? Nkahagarara aho nari imbere. Donc aho ngaho uri ukakomeza ukavuga ati ndahagarara, ndahatinda, kubera ko nkeneye ko Imana ibana nanjye.
oya byansaba kongera andi masengesho ntabwo nahagararira aho mvuga ngo baka kanya mpagaze bibaye byiza ahubwo Imana yanyongerera izindi mbaraga nkongera amasengesho nkasenga arenze kuruta ayo nasengaga. tubwira umuvugo rero wahimbiye Imana, turaza gukomeza tugenda tukubaza dukurikije uwo muvugo wavuze icyo ushatse kuvuga. Umuvugo wanjye nawise isaha y'Imana irageze. Ubundi buriya mbere na mbere Imana irabanza ikagutabara, yamara kugutabara igukuye muri bwabo batabw'ibyaha ikagukura muri rya sayo, nibwo itangira kuguha amasezerano. Ayo masezerano ntabwo ahita asohora, kuko buriya amasezerano arabanza akabagarirwa, ukayavomerera, ukayasukira, akabona gusohora. Ubwo rero iyo ibyo byose umajije kubikora, niho ya saha buri Imana iyo igushubije icyo wayisabye, isaha yawe ibigeze yo kugira ngo usubizwe. Ubwo rero niyo mpamvu umuvugo wanjye nawise isaha y'Imana irageze. Imana yacu yaradutabaye, yadutabaye ihetswe n'ijuru, umuyaga uhuha uyigenda iruhande, umuriro utwika uyigenda imbere, amarira yacu yapfundikiye mu icupa. Imana yacu yaradutabaye. Ninde natandira atari Uwiteka Imana yanjye? Ninde natura ishimwe ryuzuye umutima atari Uwiteka waremye ijuru n'isi? Mu biganza byiwe harimo inkuru y'ihumure, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizashyika. Bareke bakuvuge baguteho igihe, bateranishwe no kukwigaho, nta nkuvu y'uruvugo bizashira usigare, Yesu nabihindura bazumirwa. Ayo majwi wumva imbere ntakubuze gukomeza, kuko intare ziraziritse. Samubaraka na Topiya na Deshemu ntibabuze ngo barwanye uyu murimo, kuko bazi ko tuzawuhemberwa. Imana yacu ije kugutabara no kukurengera, uriye neza ukambara neza nawe byakubera. Erega burya nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 11:6 haravuga ngo ababaza bagushaho imvura y'imitego n'umuyaga n'amazuku, kuko uwo niwo mugabane uzashyirwa mu gikombe cyabo. Tunyarukiye muri Luka 4:45 haravuga ngo hahirwa uwizera, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mwene data unteze amatwi aka kanya, niba wizeye ko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana, burya icyizere kirarema, bizasohora nta kabuza. Erega buriya Imana yakwemeje, erega buriya akwemereza aho utuye, akakwemereza muri karitsiye, bagasigara basiganuza aho wabereye umudonesi. Imana ije kugutabara no kukurengera. Kipenzi cha roho yangu ya kutamani sana, tundare manufanya Mungu kuwa bora rafiki yangu, nta musana kuri kasane hanyuki, harufu yako yabitamanuka, tutalaina kuwa bora Yesu kuwa yasemani. Reka nkubwire we wa mushonzi we, gusonza kwawe ntago ari impanuka. Reka nkubwire we wabuze urubyaro, senga ubudasiba, hagararamo neza. Imana ije kuguha urubyaro, akira insinzi itsinda ubugumba, uzabyara abana bose wifuza. Imana yatabaye Moridekayi, imukura ku irembo ibwami, imuha ijambo mu nteko ibwami. Imana itabara umubyeyi Sara, imuha Isaka yaramaje kwiheba. Nawe ije kugutabara no kukurengera. Yesu yahuye n'akarengane, mbega ngo arakubitwa inkoni, agafatwa n'abatambyi mu mwanya wa polisi. Mbega akarengane gufatwa n'abatambyi batatu kandi baragombaga kuba 23. Yakatiwe urubanza ataratsindwa n'urubanza, acirwa urwo gupfa ataratsindwa n'urubanza. Ariko yashaka yari kuvuga rimwe, ijambo rye rikamukiza. Yashaka yari kongera akavuga, ingabo zikamanukira rimwe, umuriro ukamanuka bagashya. Ariko yabikoreye kugira ngo aducungure.
reka ncumbikira ahangaha yari umusizi w'umuhanga usiga bagasigara basiganuza kaminuza yaminurije nigiye muri kaminuza y'Imana nigishwa n'umwarimu udahembeshwa Yesu Kristo uyu muvugo muwugejejweho n'Akimana Kaberefine murakoze Imana ibarinde. Ni byiza cyane uyu muvugo wari uwubwiye bande? Uyu muvugo nawuvuze mu itorero nsengeramo nabwiye umushumba ariko buriya ntahimba umuvugo w'Imana nkawusohora nkawuvuga arambwira ati nta kibazo icyo gihe hari habaye igiterane ubwo umuvugo ndawusohora ndawuvuga mu giterane. Ni ukuvuga abantu barawumva barawushima? Barawumvishe barawushima barawukunda cyane. Uriya ibintu iyo abantu babikunze bigaragarira amaso. Ni uwo gusa wahimbye? Oya mfite n'indi myinshi ntabwo ari uyu wonyine nuko nari nateguye nkavuga ngo ndazana uyu umwe nsane n'uwa leta numvaga ntari burenze wenda umwanya w'imivugo ibiri naho ubundi mu rugo mfite n'indi myinshi. Hanyuma iyo uhimba uba uri hehe bikuzamo bite kugira ngo uhimbe? Jewe rero ukuntu mpimba naba ndyamye ndahimba naba ndi mu nzira ngenda njya kumva ngo ijambo rije mu mutwe ahita ndiborokinga najya mu rugo nkahita njyandika ku rupapuro. Nshobora no gukurikira gutya radiyo ahita nkuramo ikintu. Ngiyeho ahantu ndi hose ndahimba ntago ngira ahantu mpimba ngo ndi ahantu hameze gutya na mutya gusa. Nyuma y'uko umaze kwizera Yesu bantu bagusabaga ko mujya mu byaha uyu munsi babwira iki? Ese bazi ko wakijijwe? Barabizi. Umunsi wakizwaga bwa mbere wababwiye ngo iki cyangwa se gutyo wigeze uhakanira babandi urababwira ati jyewe ndakijijwe bya byaha mwari muzi nabiretse? Yego. Byifashe bite? Hari nk'abahungu twakundanaga ngewe bamwe ubu narabasibye narababwiye intu kugeza kuri iyi saha ntabwo nkiri mugenzi wanyu niba mushaka ko tugumye ukaba mugenzi wanjye vayo nkurikire tujye gusenga kwereka aho nakiriye ngiye narakijijwe ntabwo nishaka kugendera mu byaha. Ubwo nabwiraga nyo akumva n'ubundi uwo nta mutima yaramfitiye wa kimuntu nubwo yanyerekaga ko turi kumwe wahitaga aca akigendera. Musigaranye n'abantu b'umumaro abo ngabo bimbura mumaro ntabwo gikugana nabo. Ubwo abantu b'umumaro bameze bate? Kaba Patrick kaba Fideli mukuru w'uyu abantu b'abakozi b'Imana basenga badakora ibyo byaha. Uwaguteye inda si umubanye mute? Wanteye inda arukwe arukwe mu buzima bwe nanjye mfite ubuzima bwanjye. Nagufasha iki ku mwana wawe se? Ntacyo nta nicyo musaba rwose. Kuki ntacyo musaba? Nuko mbona ko n'ubundi niyo ntacyo umwaka yaba ari ukumara umwuka wanjye ubusa ntacyo yamarira. Ntacyo afite. Ubwo yaguteye inda mwango icyo cyuma yibera mu muhanda ahubwo ni weho umufasha? Ntacyo mufasha twararangizanye. Mbo ni irihe jambo mu buzima rigufasha ryo muri Bibiliya? Niyo ijambo rimfasha fashwa n'ijambo ririya jambo riboneka muri Luka 1:45 riramfasha cyane. Bivuga ngo hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Njye mfite icyizere cy'uko ibyo Imana yambwiye byose bizageraho. Ese ubwirwa n'iki ko ariyo yakubwiye?
niyo yambwiye njye navuganye n'Imana. ibimenyetso biri he? Buriya rero kuko abantu bose abakubwira ngo yavuganye n'Imana, wamaze ikimenyetso akakibura. Wavuganye n'Imana ryari? Mwavuganye iki? Mwavuganiye hehe? Kuko nk'ubu ngubu ije kakubwira ati wiri kuvuga ko navuganye nawe, nyereka ikimenyetso. ibimenyetso bimwe biragaragara, birahari. Yewe ubwanjye bwa mbere na mbere Imana yambwiye iti nkukuriyeho igiti. Ugize Hari igiti cyari kigiye kungwira, Imana ikinyigirijeyo iti nkuremeye igiti cy'umugisha. Urumva uri mu muntu utari mu by'umwuka ntabwo wamenya icyo giti cyari cyo, kumva ko ari igiti nyagiti, kumbi ni igiti muntu. Hakaba hari umuntu nyine twari turimo gupanga tugiye kubana, Imana bimbwiye ari kuwa gatanu, hacamo umunsi wo kuwa gatandatu. Nibwo nahise menya mapu z'uwo musore, ibyo byose ukuntu ari marine, ukuntu ari umutekamutwe, ukuntu ashaka abagore buri munsi akabirukana. Imirongo yose naje kuyimenya, ntiyo Imana wabwo icyubahiro. Haburaga umunsi umwe ngo ntaheye. wishingiye ariko nawe nishingiye icyo giti Imana ibikinkuriyeho. Ikindi nanone Imana buriya iragusanga. Niba usenga by'ukuri utayiryarya, Imana iragusanga nijoro iyo uryamye iraza ikakwiyereka ikakubwira. Rero inshuro nyinshi Imana iransura. iragusura ikakubwira ibijyanye n'ibyo ushaka, cyangwa ikubwira ibijyanye n'ibyo ishaka. Ntago imbwira mu bijyanye n'ibyo nshaka, ahubwo yo insanga inyereka ibyo ishaka. Ni ibiki Imana yakubwiye wirinda kugira ngo mubane neza? Imana ikintu yanyeretse ko ngomba kuyikorera, nabyanga nkahura n'ikibazo gikomeye. Naririmba, navuga ubutumwa, ariko ngomba gukorera Imana byanze bikunze. Ariko n'uwo murimo narawutangiye kuko ndi umuririmbyi uri muri korari. Ndi umuririmbyi muri korari. Yewe ubwanjye bw'Imana yigeze kunyereka mu iyerekwa moto iziransibura, insibura umunwa n'akaboko n'iki gihande. Nabishobanuje abantu babasha gusobanura, bambwira bati moto ni uburinzi bw'Imana, ivuga uburinzi. Ubwo rero niba yaje ikagutsibira nyine nawe urabyumva, uwo munwa wawe n'ako kaboko, amaboko akora iki, umunwa ukora iki? Mpita mbyiyumvisha ko Imana ishaka nkora umurimo wayo. ishaka kuyivugira. Yivugira. Ubu wahagurutse kuyivugira? Narahagurutse nivuye imbere rwose, nta ntiti ntashye. Ni abantu bangahe bihannye kuva watangira kuvuga? Abantu bihannye ndumva bageze nko muri 3, ariko ntago ari abo gutya b'abaturanyi, nabo nararikaga agaturuka za Masoro, bakurikira uko bari banzi bati reka tujye kureba ahantu Delphine yaherewe agakiza, baza nabo bati yewe aha hantu si tuhava. Ni abantu 3 numva amajije guhindura. Ibyo byahise bituma umenya yuko Imana mukorana. Ndagira ngo tugushimire, ufate umwanya usengere abari bagukurikiye, niba na ngombwa na nimero ya telefone uyibahe, ntacyo byaba bitwaye. Mureke twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nyaguhora ku ngoma, mubyeyi wuje urukundo, isa nk'Imana turagushimye kuko wabanye natwe kuva mu gitondo kugera kuri iyi saha duhumeka umwuka w'abazima. Mana si ukuvuga yuko turi ibitangaza imbere yawe, ahubwo Mana no kubona ko turi abantu b'agaciro imbere yawe.
mwami Yesu hari benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye, hari abagaramye kwa muganga, hari abaryamye mu macumbi yabo, ariko Mana kuba dufite ingingo zose, Uwiteka Nyiringabo, ni kubw'imbabazi zawe Data mwiza uhabwe icyubahiro. Mwami watangiranye natwe, none Mana utugereje ku musozo. Uwiteka Mana turagushimye, tugiye gushingura hano ibirenge byacu, ugendane natwe, abasigara usigarane nabo. Nuko urakoze rero Mwami, urakoze Data, urakarama. Nzi kuri Imana ishobora byose, nzi kuri Imana iri hejuru ya byose, nzi yuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uwiteka Nyiringabo, oh haleluya, oh haleluya. Yesu we shimwa, shimwa uhabwe icyubahiro. Yesu Kristo mwene Dawidi, Yesu urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana kubw'uyu murimo wawe. Uwiteka Mana, sinkutota amagambo menshi nkugutegeka. Uwiteka Mana, gusaba ibiki byinshi ukabimpera ubuntu, byose mbyambaje n'izina zina rya Yesu Kristo, amen. Shimwe Yesu uhabwe icyubahiro kuko uri Kristo. Kananga nimero yanjye ya telefone 078 75 36 337. Murakoze, Imana ibahe umugisha.